Bwoko bw'Imana ndabasuhuje, izina ry'Imana habwa icyubahiro. Uno munsi tugiye gutangira gusoma ijambo ry'Imana. Tumbure Bibiliya amasomo muri Yohana 16:33. Twese tubumbure ijambo ry'Imana maze turisome. Ni ijambo ryiza cyane Uwiteka twandikiye kugira ngo rijye ridukomeza muri buno buzima, kandi Uwiteka ari kumwe natwe. Yohana 16 Yesu Kristo kwanditswe na Yohana 16:33 handitswe ngo ibyo mbabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye, mwese mugira umubabaro, ariko nimumenesheje isi izajya ntabwo icyubahiro. Ikije giye kwenda no munsi kiravuga ngo Uwiteka ni umuneshi. Tariki 21 kwezi no kwakira 2025 kwa gatatu w'isabato. Uwiteka tuyobore kandi abane natwe mu izina rya Yesu. Niko twansenga. Data twese uri mu ijuru, turashimye cyane yuko uduhaye n'amahirwe maze ngo twige ijambo ryawe. Uwiteka urakomeye, ndetse icyubahiro cyawe kirenzwe uko tubitekereza. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yitwifuriza ibyiza, uri Imana ibyo dukeneye byose, kandi ushaka yuko dukomeza kukubumbatira, dukomeza kugendana nawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugiye kwihana ibyo byigisho rero, uzutuyobore, niwe wenyine ubasha kudusobanurira, uduhe kubyumva, kandi buri wese uteze amatwi umufashe uyamenye kuri kumwe nawe kandi uzamuneshereza. Uri umuneshi, nawe uduhe kunesha mu izina rya Yesu. Uwiteka ni umuneshi. Yesu mu Kuva 2:23-25 ndetse no mu Kuva 12 muri make ibyo bice byose kugeza ku 15 tubona uburyo Uwiteka yagiye arwanirira Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana bwagiye mu gihugu cya Egiputa, maze bagenda bamarayo imyaka irenga 400 aho bari bari gutotezwa, ndetse umwami waho Farawo atishimiye kubabona, maze bakora uburetwa, ariko Uwiteka arabumva, maze yohereza Mose aragenda arabatabara abakurayo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo ari Mose wabatabaye, ahubwo ni Uwiteka wari umuyoboye, nk'uko twabonye ko hari umugabo w'ingabo z'Uwiteka niwe uhora uyobora ubwoko bwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iby'intambara Abisirayeli barwanye mu gihe bari bageze i Kanani ntabwo byasobanuka neza utabashe kumva uburyo byagenze mu gihe bari kuva mu gihugu cya Egiputa maze bagiye kugana mu gihugu cy'i Kanani. Ibyo ngibyo hari igihe utabasha gusobanukirwa, ariko mureke tugendane maze twumve icyo Uwiteka atubwira. Ibyo ubasha gusobanukirwa neza n'igihe uhereye mu gice cya 12 ndetse n'ibice bibanza by'igitabo cyo Kuva. Tugendane. Mu gihe kirekire bamaze muri Egiputa, Abisirayeli bibagiye Imana y'ukuri y'abasekuruza babo, nk'uko imigani myinshi y'urugendo rwabo mu butayu bigaragaza. Uburyo bari bazi Imana ya Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo bwarayoyotse. Ugusenga Imana kwabo gusigara kuvanzemo imigenzo myinshi y'igipagani. Ngo tubisoma mu bice byinshi, tusoma mu gitabo cyo Kuva. Igihe bari bakandamijwe n'Egiputa, Abisirayeli batakambiye Uwiteka Imana, maze igikuye gisohoye, Imana irabatabara. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko si ibingibi bisa n'iki? Uwiteka ni umuneshi. Igitero cyo kurimuka burundu kw'Abanyakanani kigomba kumvikana hashingiwe kuri Bibiliya, aho Imana igira uruhare muri iyo ntambara ireba isanzure irimo abantu bashyigikiye icyaha. Mu by'ukuri ikibasiwe n'icyubahiro cy'Imana n'imico yayo. Mu gihe abantu bakora ibyaha nk'uko Abanyegiputa babikoraga, nk'uko Abanyakanani babikoraga, ikiba kibasiwe n'icyubahiro cy'Imana. Ikiba kibasiwe ni ugukomera kw'Imana. Ikiba kibasiwe ni wa mwanzi watangije intambara mu ijuru, uba ushaka guhangana n'Uwiteka. Ahera mu ijuru yashaka yuko ayobora ibyo mu ijuru byose, ayobora ibyo byo mu ijuru byose, ndetse akayobora n'umuremyi we ubwe, ariyo Imana yacu ikomeye, Yahwe, Yehova, Uwiteka udukunda, Imana ishobora byose, Imana nziza, Imana y'urukundo, y'ubugwaneza, ndetse Imana yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo aze mu isi maze aze kuducungura. Ibi byose nta kimwe Satani yabashaga gushobora, kuko ikiva kuri Satani nta kindi uretse umubabaro, agahinda, amakimbirane, umubabaro, ndetse no kutagira icyizere cy'ejo hazaza, ndetse no kutumva yuko Imana ishobora byose, aho twara dushidikanya. Nuko rero Uwiteka ni umuneshi, kuko mu gihe yarwanyaga Abanyegiputa, Uwiteka yabashije kugaragaza yuko ari Imana ikomeye. Ariko ikibabaje, Abisirayeli ntabwo bari bamenya kwizera nyako, ndetse igihe Mose yari yaragiye maze amara ku musozi iminsi, maze Abisirayeli baravuga bati se begera Aroni baramubwira bati twereke mbese uburiya nta buryo
baturemera indi mana, ko Mose wadukuye muri Egiputa tutazi uko abaye. Ibi ngibi byarugaragaza yuko mu gihe bari bamaze muri Egiputa, gusenga kwabo, kwizera kwabo kwari kwaramaze kwandura. Natwe bana b'Imana muri ino si kwizera kwacu kwaranduye. Tugomba kuzamuka, tugomba gusaba Imana yuko itwereka inzira nziza dukwiriye kunyuramo, kandi twabona ubuhungiro uretse kubanesheje ari we Yesu Kristo. Uwiteka ni umuneshi. Uhereye igihe icyaha cyinjiriye mu mibereho ya mwene muntu, ntawe ushobora guhagarara mu ruhande rw'imbera byombi. Oya, ibi ntabwo bibaho. Umuntu agomba kuba mu ruhande rw'Imana cyangwa mu ruhande rw'umubi. Bityo dushingiye ku byabaye, kurimbwa kw'Abanyakanani gushobora kugereranywa n'urubanza ruheruka. Urubanza ruheruka ruzarya, aho umuriro uzarya abaze kumvira Uwiteka. Ndabasaba njye nisabira kugira ngo twebwe dusabe mu ruhande rw'abazarimbuka, dusabe mu ruhande rw'abazajyana na Yesu tunesheje nk'uko nawe yanesheje, nk'uko kandi bitubwiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16:33. Turi no mu gice cya 15 cyo kuva, aho bateye indirimbo maze baririmba barishima cyane yuko Uwiteka abakuye mu maboko ya Farawo, aho yashaka yuko abasubiza muri Egiputa maze kujya kubakoresha uburetwa. Natwe umunsi umwe tuzatumbagira kino kirere, maze kino kirere kizasabwamo n'ibyishimo n'indirimbo nziza cyane, aho abana b'Imana bazabanejwe nuko Yesu Kristo yaje kubatabara maze kubakura muri ino si. Reka tugire byiringiro, tugire kwizera, Uwiteka tuneshereze mu izina rya Yesu. Kuko ko intambara ikomeye kwemerera umuntu kuba mu ruhande rumwe gusa mu mpande ebyiri. None se mu by'ukuri wamenya ute uruhande uherereyemo? Ijambo ry'Imana tubwira riti muzamenyera ku mbuto bera. Uwiteka agiye kwera imbuto zikwiriye abihane. Uwiteka agiye guhamanya n'umutima nama wacu yuko turi abana b'Imana. Uwiteka agiye kugira imibereho yahindutse kandi ikwiriye abatahajuru. Ndagusabira nanjye nisabira uyu ngo twirinde ikibindi gisa nacyo, dusabe Yesu wanesheje nako tuneshereze, kandi umwana Satani uhora azerera ashaka waconshomera ameze nk'intare yivuga, twisunge twebwe intare yo mu muryango wa Yuda, wandi wanesheje ku musaraba agatsinda umwana Satani, maze akaba yiteguye kuzatwakira natwe mu bwami bwo mu ijuru. Ndagusabira nanjye nisabira tugire byiringiro, tugire kwizera, Uwiteka dushoboze. Njye ngusabira ngisabira mu izina rya Yesu.